Mwaramutse neza ndabasuje mwese bakunzi ba Media Robert TV. Mu Rwanda ibintu byakomeje kuba bibi ndetse turaza no kunyarukira hariya Minembwe aho intambara yababereye akasa mutwe, hanyuma na program z'umurundi hariya uko arimo kwitegura bikaze. Imyiteguro ikaba yahahamuye u Rwanda rukaba dashobora no gutekereza no kuba rwakongera kuba rwajugunya n'agati gato cyane byibura mu gihugu cy'u Burundi. Mu Rwanda inzara yabaye inzara. Ikindi cya kabiri nuko ibiciro byazamutse mu buryo nkuko nabibabwiye ubushize, ndavuga nti mutegereze ibiciro bigiye kuzamuka nabyo niyo nkoni zarongora abanyarwanda ibaganisha kugira ngo bahunge bajye mu mahanga cyangwa se bagafata iya mbere mu guhagarara mu muhanda no kujya kwigaragambya no kwamagana leta irimo kubakandamiza. Ibi byatewe n'iki rero? Byatewe n'ubwiyemezi bw'abayobozi b'u Rwanda. Nkuko bagiye babitubwira ngo u Rwanda ikibazo gihari, nkuko uriya mugabo nuza nguwo Muzeyi nani yure Charles Murigande, abayobozi barikunda bakangaho bayobora ntibabiteho. Sasa agatendo kaso byatangiye. Ibi ni nabwe ni intangiriro z'uruhara bari amasoso. Ariya na amasoso nago barabona koko bagiye gutangira gutinyuka. Amerika ntabwo ari ibicucu buriya narababwiye. Nubwo irimo igindi cika intege n'abambari bayivaho, ariko noneho ezasoza nayisambera ku bantu bayisuzuguye. Niyo mpamvu mugiye kubona u Rwanda aho rugeze rugiye gukora ibintu tendo by'ubwiyahuzi, aho rwemera ko ari rw'urusapotinga igikundi cy'ibyihebe, isi yose ifata nk'ibyihebe. Igikundi buri muntu wese azi neza ko ari umutwe w'iterabwoba, iyo AFCM 23 ikaba ari ibyihebe bizwi neza nk'abantu badafitiye urukundo Kongo kandi atari na bene igihugu ba Kongo. Ibyo rero bikaba bishyira kaga ku banyarwanda, n'igihugu kikaba gitangiye gusa nkaho kidagadwa. Buri muntu wese murabizi u Rwanda kundu rwatangiye ubuyobozi bwarwo. Iyo wavugaga ku Rwanda wabaga ubaye ikibazo, uraduyi, uri gipinga, muri nera hamwe, uri ibibazo byose bakakwiterera ibintu byose bibaho by'u Rwanda, kigarasha, gipinga, mbe ibintu nk'ibyo. Ariko today ibintu byamaze kuba bana big. Ibyo twagiye tuvuga bahise babona ko ibi bintu ari ukuri, nabo bashaka kwigobotora iyo ngo yibareho nakababaro bafite. Ndavuga abanyagihugu, ariko hawana njia, watapitia wapi kwa ukweli, hawana uwezo. Uwavuga ati muhame hamwe, mubanze mu kubitwa izo nkoni, kuko n'abavandimwe banyu mwabihinoyeho mufatanya na leta mu kubasebya, mukajya mu mitwe, mukajya mu kubakira ku kinyoma, mwibagirwa ko abantu babareba. Kandi ikindi cya kabiri nuko abamuvandimwe abari umuvandimwe, kandi nuwanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina. Ikintu icyo ari cyo cyose kibaho ku isi kugira ngo kikosorwe kigende neza, nabyera ngo de. Hanyuma u Rwanda rurazira iki? U Rwanda rurazira kwigira karampenge. Ni bya bindi bavuga umuntu bamwise gitanga atanga ku irembo, bakwise karampenge utangira kurasa sona nyoko. No kuvuga ngo u Rwanda ubuyobozi bwarwo bwikomanze mu gituza cyane, rwiyemera ku banyafrika, rwiyemera ku baturanyi, rwiyemera ku bayobora, ku buryo bubona ko buri hejuru high. Niho ubona umuyobozi ahaguruka akavuga ati nibaza impamvu nabavutsemo nkaba mbayoboye iki kintu. Abanyarwanda buya n'abagoma bukibwira umunyarwanda kumva, kandi kiri recorded. Ibyo rero biroroshye kuba umuntu yafata umutima wakawucreatingamo ikindi ukafata abo muyoboranye kumva ko bo ari ibipfobagane. Ni ibintu by'ibipfobagane, ntacyo bashoboye, n'abantu baraho. So ibi byose bigenda bituma u Rwanda rumba nkaho baba nkaho bari karampe. Isi yose itangira kwitegereza leadership y'u Rwanda, tangira kubona ubwiyemezi ko batera hirya no hino, bashaka ibyo biraka byo kujya guhagarara ahantu hatari ko. Urabona twereka mbagwe ukuntu u Rwanda rumeze. U Rwanda ukuntu rumeze nko hari officers bamwe ntagiye kuvuga amazina yabo, narinzi ko ari abategaje mu kazi. For example, ngubu mutangiye ubundi kamba urugero kuri Goralide mu gutegura parade,
habaga hari abantu nkatwe bakarampenge twihenenze kuva hasi. Umusirikare ugiye gukora gwaridi zaba ku itariki enye zo kwa karindwi, uzava muri ceremony zaba ziriho abaperezida nk'abangahe, mutangira hari mu mezi nk'atatu akaba yakamiritse nkaho mutangiza ngo mwatangiza recruit, mugatangira mukabigisha kuko na bije irahinduka, murabigisha kabisa, mwebwe mukagaragara mwigisha. None ku munota wa nyuma habura nk'icyumweru kimwe cyonyine kugira ngo kibe gute iyo minsi mikuru ibe, ukajya ukabona batigeze bamaze kumenya ko His Excellence azaza kureba imyiteguro higeze, cyangwa generali tuvuge nka CDS ari buze kureba ingabo ko zimeze no muri headquarter utigeze ukandagira ku kibuga kuri stade Amahoro, agomba kuza kuba aho ngaho ari winyurishamo. Sinababwiye ngo mbigenza gutya na gutya, sinababwiye kwigaragaza aho ngaho kwigaragaza. Uwo ni umuco w'Abanyarwanda bakunze kuba benshi cyane kugipendekeza. Abo rero niko u Rwanda ruteye muri Afrika, rukunda kwigaragaza mu bintu bwose, rukunda kwigaragaza mu Banyamerika, muri UN, muduhereze mission turashoboye, dufite ingabo zo mutamenwa, turi dutya na dutya, turi karampenge, kandi ubwo ngo nago basabiriza. Namwumvishe nuzavuga uriya muyobozi ntashaka kuvuga muri iki gitondo ati u Rwanda ni rwigeze rusabiriza, n'ubu nago tuzasabiriza. Sasa ibyo bikira aho ngaho, u Rwanda rwagiye rwipendekeza buri hantu hose, rugaragaza amazuru, rugaragaza isuku yaho ngaho, abantu rugaragaza umutekano, ko ufite umutekano, abantu mu gifu hameze nabi hatari umutekano. Ubu mbabwira none hatuganira, u Rwanda essence igeze ku 2000 litro ni 2500, ikiro cyo mucyeri kiri ku 2000. Ubwo umbwira abo Banyarwanda bazagira umutekano n'uwuhe? Umuturage urya rimwe ku munsi, kandi nabwo akabirya bwenda kwira kugira ngo abeho mu gitondo kugeza saa 10 abafite inzara imucyamara. Abo ni Abanyarwanda bacu, abo ni abantu bacu, abo nibo dutegerejeho kugira ngo bazahindure u Rwanda cyangwa bazagire umumaro cyangwa babyariye u Rwanda. Abo tuvugana abana b'u Rwanda, nimba bwirana abana b'u Rwanda bose barasheze bagashira, noneho bakaba mu gushaka intwarane, intwari zarasize, abasore barapfuye bato, batangiye kuzana base bo mu byaro ngo bagaruke mu gisirikare baze kubafasha urugamba. Ibyo ni ukuri kandi mwarabibonye mu itegeko ryaraye rihinduwe mu Rwanda kugira ngo ibi bintu byose bikunde bigende neza ku rugamba. Hanyuma rero si ibyo gusa, abaturage bo bakomeje kuba barimo kwiyamira u Rwanda, bakavuga ngo umuntu arakicwa n'inzara akarya ubusa, ariko agasuzuguro akagakurwaho. Abanyerondo izo nyiragutabara zikora izo night patrol, ariko icyo zikora abaturage n'ikindi barara bakubita, barara babadiha, babicaza mu mihanda. Abona abaturage b'u Rwanda barimo gutakamba. Nago turanyarukira muri Kongo mwumve birimo kubera Goma, nago mwumve birimo kubera Bukavu. So no kuvuga ngo mu yandi magambo, umuturage w'u Rwanda we arimo arasa nkaho arimo guteterwa. Iki bita guteterwa, agiye kuba igitutsi kubera ubuyobozi bubi. Ni gute umuntu w'umuyobozi adashobora gutekerereza umuturage, aho agatekerereza umufuka we nayo mabuye y'agaciro? Ayo mabuye y'agaciro ajya he? Amabuye y'agaciro aho ajya marahatekereza namwe muhabone. Amabuye y'agaciro y'u Rwanda bakura muri Kongo ajya he? Maze bakabinenura mu magambo yabo ngo tujya gushaka intera hamwe na FDLR, barangiza bakavuga ngo tuba tugiye gucukura amabuye. Oya mama, nayo mba mwagiye gucukura, bagiye gushaka FDLR koko. Ariko guys, reka mbabwire, murabona nseka, ariko mu mutima wanjye ndimo ndashira numva. Narababwiye ni umuturage wese wa Afrika yahuye n'akaga barimo gushengura umutima wa Robert. Ndababwira ni umuntu wese ugambanira Afrika ntago azabikira. Mugiye kubona bamwitaga ibihangange bari imbere basusumira imbere y'inkiko gute do bajugumira umuntu wese uzi neza ko yahemukiye Afrika, wagambaniye Afrika. Kugambaniye Afrika ari ikintu kukisha umuturage wawe ushinzwe kuyobora. Kugambanira Afrika no gufata umuntu uvuga ijambo rishobora kuba ryagera ikintu ryadinga kuri Afrika, ukamufunga, ukamunyuruza, ukamushimuta, ukamuroga, ukamwica, ukamwikisha. Mugiye guhura n'inkiko, naho mugomba kubihungira. I'm telling you, nago mugomba kubihunga, nago mugomba kubikwepa. Inkiko zirahari, zirabategereje mwese ku murongo. Kongo iriya mureba, Kongo
harimo harapfa abantu ngiye kuvuga umuntu ahantu akantu ku kandi ubu noneho mwacyanga mwavuga ngo Robert ni mukubeshya ntabwo ari ukubeshya. Reka tuvuge kuri iyo mama 23 na AFC abo barimo gucika mu bice kuva na mbere narababwiye umuntu witwa Colonel Nanga najya yumvikana no muntu witwa Makenga bibaho aranamupinga aranamwanga byo birazwi nago bashize hamwe iki kintu kigiye kuzaba vuba kigaragarira abantu bose ariko ubuyobozi bwo hejuru ubwo bufite ibyo buzi ariko hasi abarimo kurwana urugamba nabyo bazi nebazi kama kuna ndani kidudu hari kidudu kirimo ndani aho ngaho kuna kamdudu nono ogwitwa noza uyu ngaruye we ngaruye we arapinga neza afitanye ikibazo kirimo ndani gikomeye nawe icyarimo gupfa na nuza na Sultan Makenga barimo barapfa utwa dufaranga two ku mupaka bashoroza aya mafaranga y'imisoro yo ku mipaka imisoro ya ndani ayo niyo giye gutera ibibazo kandi none bikaba byadukiriye n'abagore babo barazira nabenda kwicana. Iyo nabyo mwari muzi ariko inzigo yabo yari hari kuva no kugiye cyane cya Jean Bosco Ntaganda siko bigeze kugabana umutwara ingabo zo ndatwara abanga bari bayoboye bari bameze nka injangwe n'imbeba today kandi akomara byibuka neza ko Makenga ari wagambaniye abo bose abagenzi be kandi n'ikindi shaka kubibutsa gato buriya na RDF ubwayo ubuyobozi bwa Kigali buriya nago bujya bishira Makenga uwo mugabo witwa Makenga n'ubundi uwo mugabo baramuzi ko yari ikigomeke atajambize nuva no Rwanda n'uwa muntu bigize no kumufunga kubera gupinga bafashe n'umwanzo cyaje nize ko ku nama yabereye Gisenyi yabereye hari Rubavu ba planninga umuntu bagomba kumurepressinga bamutumaho intumwa Kinyume na sheria wo muri FARDC shaka kumvuga ko yero umutekano we bamubwiye ngo aze asimburira batereka gukora n'inkotanye ndazizi mperuka kubabwira nti bibayeho M23 igafata hariya bakagabana bakakigira igihugu kwacyo mana yanjye intambara izabaho mu Rwanda na Kivu tuvuge yabaye leta ya Kivu government of Kivu nimara kubaho gutya ikaramuka bayishyizemo abanyamurenge cyangwa se uwonoza ba Makenga n'abagenzi babo hazabaho kurwana buri munsi ku mupaka hazaba harimo guterana bitasanzwe barwana kabise nkundura ibyo narabivuze none ubu ngubu barimo aka kanuza kano gashinga kabo ka mama 23 kari kamaze gusa nkaho kiyubatse ukuntu kafite n'abatera nkunga hamwe n'uyu Colonel Nanga barabyibuka ku itariki 15 zo kwezi kwa 12 2023 uyu mugabo nibwo yazanye uwo mutwe we cyangwa ishyaka rye yitwa ngo n'ishyaka kandi arishira hamwe ryitwa AFC Mario Vanessa baryemeza ko igomba gukorana na mama 23 ubwo rero ako nako azari boss the boss ariko none n'ahantu habereye ikibazo mubuka unuza uyu Kabila igihe yinjiraga Goma sinzi niyo I think yaramubyibuka zari tariki zingahe igihe yazaga akaza hari Goma that gentleman baramusuzuguye cyane basuzuguye uyu mutipe Makenga kuko abinjiye ubwo novuga ngo Kabila na Colonel Nanga barinjiye ariko bakimara kwagera bahise bafata ingabo za amescotiye n'imbunda ze zose za nozongo Makenga bahambura imbunda bamufungiye hanze amasaha ategereje ngo abanza ategereza ubu bavuganaga iki nama yarimo n'abanyakigali bakora ka meeting kabo n'abantu bamwe bo muri Kigali baravuga isaha imwe n'igice mugabo ahagaze hanze atanyeganyega Makenga umve ko ari umupagasi nawe bashize aho ngaho tu kandi buriya ni ntagondwa ikaze cyane
arangije baramurekura araza nawe arinjira yatendinga iyo meeting, ariko iby'ingenzi bari bagamije kuvuga barabivuze. Ubwo that gentleman bamufata nkaho ari iki, ariko ikimpamvu nimwe nuko nawe atizewe, ntago yizewe kubera izo mpamvu zo kuba yagiraga ikiburi. Ngira ngo ibi byose buri mu 2013 nyango nibwo bari abantu aganda, nibwo inoza M23 yaje gucikamo nyine bahise barakoropa bajyana hirya, bajyana ehongera muri Uganda, hongiye hano kuko impamvu nayo yari hari murayizi, no kubera ko urumva ko u Rwanda yararuzi ko rutamukunda, noneho birangira ahungiye mu gikundi kimwe gihungira muri Uganda, ikindi gihungira mu Rwanda. Murabizi bari bari Kibungo, hari abampumuro, bari bose niho bari, ariko impamvu ni nuko kugeza n'ubu Makenga ntago yumvikana na leta y'u Rwanda, no kuryagira no kubarana gutya anytime ni nabwo hari abagomba gupfa. Kuna wale ambao watakufa, penda usipende watakufa, na watakufa noneho kwitegeko ko impamvu zirahari, nzagenda nzibabwira buri gihe ko nzajya mu minsi iri imbere. Ariko by the way ndabizi neza ko Kabila yamanutse muri 2025 nibwo yagiye Goma. Ubwo nabwo nicyo gihe bahise bafata umutipe bakamuca amazi imbere y'abasirikare be ayoboye, acika amazi. Hanyuma iyi mishikirano barimo gutegura yari yo yose, iyi mishikirano yo yacitse byabaye urondogoro, ntabwo biteze kuzakurikizwa. Iyi mishikirano nobona ko yanze yaduhaye Amerika ikaberimo inzika, ubara planning kujyana mu Busuwisi. Rero I'm not sure ko ari kizakoreka, nabwo bizaba gaterera nzamba. Kugeza ubu ngubu intambara irimo kuba yabereye Minembwe, biya bintu mwabonye by'Ikigali bamwe gutangaza, ntabwo ari byo, ni ibinyoma pepe, kuko nk'ubu ngubu urabona nka DRC ubwayo today mu iterambere no mutekano ifite, kubera ko bavuga ngo umutekano mucyo uraterwa n'u Rwanda ruhande rw'epfo, Kongo side yenyewe gomba kugirwa icyizere, kaba yakwakira impunzi sigiye yasinye amasezerano already yo kwakira bariya abantu banzwe muri Amerika cyangwa birukanwa muri Amerika, bagomba kuba baba protectinga izo mpunzi, bagomba kuzakirira muri Kongo. Mwibuke ko mu Rwanda Ubwongereza bwarwambuye ngo nta mutekano uhari, kuko barabazi bazi u Rwanda ko nta mutekano uhari, n'ubu u Rwanda ruremba ko rufite umutekano. Ibyo byo byaranze, ako se ntimubizi no dufaranga bari babahaye bakatubaryoza. Ibyo ni ukuri, kandi ibyo ndagira ngo ntembifate nkavuga ngo ni fanatisme n'iki. Ibyo nuko kuri guhari. Hanyuma uturere twaraye twigaruwe na ingabo n'abarwanyi ba Kongo n'ababashigikiye n'abafatanyabikorwa babo, FARDC yafatanyije na Wazalendo hamwe n'ingabo z'u Burundi hamwe n'abandi ba SADC bafashe uduke dukurikira hano muri okay, bafashe uduke nka tune, harahitwa Mugeti, harahitwa Kajembwe, harahitwa Murambya n'ahandi henshi byagiye bajya babukuramo izo ngabo, ariko mu Rwanda ntago bapfa kwita babivuga. Gusa nanone urugamba kugira ngo bigende gutya, hari umuriro kaze cyane ku buryo colonel witwa Mutabo yakitse urugamba rirukankana kwa kundi ubushize twiko Sematama ko nigize kwirukanka na section ye, abandi akabasiga. Ariko noneho uyu ngo this time yabonye umuriro mbanye icyo akara hakajya he
aba akiyeho aracika ariruka arahunga ati ingabo. Ibyo niyo nkuru yari imaze gukwirakwizwa hariya. Ibyo twabimenye urugamba rukimara kuba ngo afande yataye ingabo, ariko ntabwo yatorotse igisirikare yamini izo nyishyamba, ariko pakunda umuriro buri umuriro. Ntabwo bigeze kwabwira umusirikare ibingere yigeze kuganiraho ati yanyuze ku mukecuru aramubwira ati ndimo mukecuru ndebera ndiruka cyangwa ndahagaze, baramubwira ngo umwana wanjye ngo niba ari ukwiruka ngo ahubwo n'indege ntizi kwiruka ngo uriruka cyane. Nawe rero yirutse kabono mpamaguru. Rero hafi ya Kaziba aho ngaho ni hafi ku ruhande wa Minembwe, hari indege ya RDF yaharasiwe, hari akabuga kari gahari. Iyo ndege rero ni indege y'intambara, zimwe ndege zimeze nk'inyamerika zirandinga aho zibonye hose, kandi ari nini cyane, yarizanye imizigo n'abasirikare bapakuru. Ariko mu makuru dufite iyo ndege nabo bavuga ko bayirashe, nago bayirashe yose, drone zayirasheho, ariko zabaye nk'izibahatisha apfa abasirikare bamwe na bamwe bari baje, hamwe ibintu bimwe birangirika. Urugamba rutangirira aho ngaho, batangira kurwana bakozanyaho, ku buryo iyo tuvuga urugamba gutya ntugire ngo nabo barya ba mama 23 baba barasa amashaza, nabo bararasa nabariya barapfa. Ariko impamvu umubona umuntu yibanze ku kintu kimwe akavuga ati kuko nibo baba bamaze gufata bagatsinda, ariko nabo baba bapfuye, baba barashe hapfamo bamwe. Na ku rugamba nago risasi nagurije nibo baba urwana n'ikimbe. Urugamba rwo rugomba gutwara impande zombi, urugamba rutwara impande zombi bakabarasa namwe ari uko mubarasa. Hanyuma rero mu Burundi kubera imyiteguro, u Burundi bwiteguye u Rwanda rababuze, u Burundi bwiteguye ikintu cyitwa u Rwanda kuva mwe igihe mutanazi. Buriya bari bazi neza ko u Rwanda ruzatera u Burundi, bazi ko ari abaturanyi babi, bazi ko ari abagome, bazi ko ari abantu muganira musangira ku isahana akagutega ihwa, abazi ko ari umuntu ugavugana nawe akakwita umugambanyi kandi ari wo ari kugambanira. Nuko abanyarwanda bazwi, niyo mpamvu mubona ahantu hose twamaze kuba ikibazo, ahantu hose tugeze. Je no muntu yanutse no kuri social media mbamubwira kabisa nibyo nkwiriye gutwa, kuko izina ryacu yarangijwe no mu banyarwanda tubana, abanyarwanda bagenzi bacu, bene wacu, reka mvuge baseka nshire mu moko. Urana nk'ubu ngubu hari abana b'abahutu batanyiyumvamo, ariko mwana utanyumvamo umuhutu nukubera ko izina rya gitutsi ry'abantu baje b'inkotanyi, kuba narabaye mu nkotanyi byonyine biba biguhesha ubugome, kubura umugome, kubura umuntu udashaka kugira impuhwe, kubura umuntu udatekereza ikiremwa muntu, kuba udatekereza ngo uriya muhutu ava amaraso nka yawe, kuba udashaka gutekereza ukigira inyaryenge ngo ufite umwe n'ubwiyunge, ngo umuhutu ni kimwe n'umututsi twese turi umwe, ukabivuga ku munwa, mu mutima bitarimo. Iyo niko tuzwi inkotanyi, niko zimeze, ngo burya turi umwe kandi biri ku munwa gusa. Abo simba veba abantu bose bagiye banuka, ntarababwiraga nicyo kora ntacyo nagutwara, naba ngifite icyo gutwara ntacyo nakora, kuko ibyo uvuga ni ukuri. Kuba narabaye mu nkotanyi zitagira impuhwe, of course nanjye ubwo ndizo mbwira umugenda nkubwira uriwe. Ariko niba unyise gutyo, Imana izaguhishurira urebe umutima wa Robert ukuteye. Niba ntagukunze, Imana niyibize. So nta bindi mfite narenzaho, mbabarira rero kubw'inkotanyi, nkuko bategetse. Sinzi umuntu ugize gugara mu Rwanda witwa Bamporiki Edouard ati ndasaba imbabazi ko babahutu bose. Who are you wewe? Wacha barasaba imbabazi. Niba ari nde wabimutegetse ibyo bintu, ntago byamuguye amahoro, byaramukasiriye nako akundi yamenyereye nyina. So no kuvuga ngo Minembwe habaye intambara n'ubu ngubu tuvugana ubu right now muri iri joro. Amasasa arimo arakocyangana chaka nta gupomuzika, nta gukuraho, abana barimo bararwana. Noneho iyo FARDC n'abafatanya bikorwa bayo twirwaneho, yo nani Wazarendo, abarwanyi beza cyane bakamirifu bamaze kumenyera urugamba. Target bafite no gukurasa ikintu cyose cyitwa umuntu ufite imbunda ku butaka. Bire bavuga ngo babaguyemo ngo barabarasanga, urasa abandi, urasa umurundi, urasa FARDC. Iyo FARDC nago muri abantu bazi yari yo today FARDC yamaze kumenya ko hariho trick ibintu barimo gukora tw'amanyanga bimwe byo kuvuga ngo bavuye muri Eneo bakongera bakazenguruka abandi bakaba deployinga
bakajya kugira ngo bazenguruke Kinshasa yababereye akangaratete hiririya nago hawota gusa kure bariya barimo kwitora bazenguruka za Central Africa ngo bihunguke muri South bamine muri iriya za Katanga na mine hafi ya ahantu hateganye na hena Congo Brazzaville kugira ngo bahinguke Kinshasa byababereye ikibazo gikomeye hariya haradadi hameze gutya umugabo yarabyiteguye ashaka gusigana umuruho n'ikintu cyitwa RDF cyakora yarakoze abantu bose bamaze kumenya RDF yari na yarabiyemerera ati tufatanyije n'ibyihebe byitwa mama 23 ikindi FDLR kugeza ubu ngubu nago bayifata nko mutwe y'ibyihebe abayifata nko mutwe y'ibyihebe nibo bagiye gutangira gufatwa nk'ibyihebe ubu yabaye password mu wese uhagurutse umuyobozi w'u Rwanda avuga ngo dufite ikibazo cy'umutekano mu cyo FDLR shaka kudutera abantu bakareba ngo icyo twarakimenye muvuga ikindi mushaka ikindi nta kindi bavuga intera hamwe FDLR yarabahamuye gute hari abasirikare abarwanyi batekerejweho bariya mwabonye bavuga ibihumbi 4 by'abasirikare bapasinze ngo bapasingiye Burundi bakaba baje kuba mu ngabo za Fande Kayumba Nyamwasa sinzi niba afite igisirikare kwa ukweli ngo afatanyije na Jarike Habyarimana ari nabwo nabonye bari abanyakigali biteretse bavuga ngo uriya mwana ngo mu byukuri ngo kuba yaragiye kuvugana na Kisekedi ngo ne kigaragaza ko araduye mutupu ngo yaba yaragiye akavugana na Ruto ati mpuza n'ubuyobozi bw'u Rwanda ndashaka gutaha kandi umwana afite mu mutwe we na brain wushirabaho aremeza neza 100% ku iyo ndege yase yahanuwe namwe muri ku butegetsi niko abyumva we koko Scovia we wajya kureba umuntu uvuga ngo niwe wishe so ngo umusabe babaze ngo tubandi icyo ndashaka mu kinsobanurire rero kuba yajya hariya aribuka ko Kongo yari igihugu gishuti cy'u Rwanda gishuti cya se none nuhari nawe ni kimwe n'uwakabaye amukunda akavuga ati rero ngiyeyo niba agiyeyo niba ategura strategy z'urugamba ashaka no kurwana wenda kugira ngo wabohore igihugu cy'u Rwanda ku giti cye abaho diplomasi ndi yo kurwana none urwo rugamba arafu ibintu yo kuvuga ngo ufasha umuntu ngo uramwandagaje ngo n'umwana wa Sekibi kandi mu Rwanda mwirwa muririmba ngo mu Rwanda ngo icyaha ni gatozi ise niba yarabaye intera hamwe cyangwa yarapanze imitwe yo gukora genocide today umwana arera ibyo ndashaka tubyumvikaneho umwana numwere kugeza ubu ngubu kandi n'ikindi ngaruke ku Rwanda ni mutashobora kuba mwakosora cyangwa musobanurira abanyarwanda impamvu zifunga byakenyegera ya hato na hato umuturage ushatse kwiyubakira cyangwa ushatse gukora ikintu nk'iki cyangwa ushatse gukora kuvuga mukamwema freedom of speech ibyo ni mutabishobora kubisobanurira abaturage mukavuga ngo ibi twabikuyeho rwose ahubwo mukihutira kujya kubabarira abasirikare bakarampenge wenda baba baribye baragize icyo bakoze bitendo bidasanzwe ngo mubakuyeho ibyaha ngo bajye ku rugamba abaturage b'u Rwanda nago bazababarira na n'ubu bazabakunda no munsi n'uyu umuturage warayuriye dodo akabara n'amafaranga guru indagara akabihanganira ari mu mwaka mwebwe ari mwe bakabitera mukagaruka mukaza n'imbere zabo imbere yabo buya mu Rwanda remba bwira ikintu kiri mu Rwanda batari muzi reka nkababwire abanyarwanda mu Rwanda dufite abanyarwanda bangahe nko mbabwira n'abanyarwanda babiri dufite abanyarwanda bitwa ngo naba Singapore dufite abanyarwanda biyita nako bo bazi ko hari abanyarwanda ba rubanda rwa giseseka rubanda rugufi abo ngabo nibo banyarwanda dufite bamwe barimo kwicwa n'inzara noneho bariya baba Singapore nabo bakomoka miryango y'aba general nibo bakomoka mu muryango wa hafi y'aba ministre bandabo members of parliament abo ngabo bari ku ruhande rwa leta abo bari bafite abakomoka ku ba president abo ngabo nibo bazwi ko ari abanyarwanda bemewe
barya neza, banywa neza, icyo bashatse barakibona, barakora akazi bashaka, ko bashatse ko babona akazi arakabona. Abo ngabo rero iyo uvuze ku Rwanda nibo bajya muri comments bakadutuka, bakatuvuga nabi. Abo ngabo nabyumva neza. Mu by'ukuri nagira ngo sinkore ikiganiro kirekire, ariko mwibuka ko Goma inzara muri ica abantu kurusha no mu Rwanda. Bukavu inzara barayinganya niyo mu Rwanda, ariko Goma abantu barapfa kandi bari no ku kiboko, barakubitwa, barayoborwa nkuko wavuga ngo nabacakara. Igoma bari abantu bari mu bwoko bw'abahutu, bo bameze nkuko uzi neza abacakara bameze. Bajya n'ubonye agafaranga agiye kunywa agacupa ke bamwicaza mu mukungugu bakamuririmbisha nk'agahinja. Ibyo ni ibintu bisanzwe birimo gukorwa hariya. Ingabo za mama 23 cyo zirimo kwikora, none uzazanya umujinya mwinshi cyane. Murumva kuva zamaze kumenya ko abaturage batazikunda, zararakaye. Ye navuga bingana gute, ariko hari ubutabazi bugiye kuva ku Mana, hari ubutabazi bugiye guturuka ku Mana, nibwo bugiye guhindura Kongo, bugahindura Burundi, bugahindura East Africa yose. Abayobozi babi bose Imana iraje batsembeho, ntabwo ari no kubafunga, no kubatsemba complete and also. Rero bakunzi ba Media Robert, ndabakunda cyane mwese. Ibiganiro cyo nakagaruka.